uwo muntu wakibaza ngo biragenda biti ni ibintu mba nibaza byinshi bigiye bitandukanye nawe wakibaza sibyo mba nibaza ese umuntu araza agira gutya bimeze neza mutembereye se ko mbona mutagarukira hafanga mbaherekeze se nanjye mungurire kuva koko ufite iki kibazo hari aho twaye tugiye ahantu mugiye mwanyemera se basi nkabagezaho ubutumwa nari mbafitiye eko musubije kwa muganga se reka none sasa hari ikintu bitwaye wowe musigare mubivuganaho jewe umbabarire umama sibyo baherekeje kwa muganga hari icyo bitwaye na jewe umama oro nyine baherekeje kwa muganga hari ikintu bitwaye Brazi umva nkubwire sibyo ngwino wowe umva man we ngwino ufa ugumane na shiri wawe umva nkubwire man umugore wawe ararwari kwa muganga madamu wawe ararwari kwa muganga imwe amasero umva nkubwire umugore nje mfite umva nyine nkubwire man Jeri kubwira ngo madamu wawe ararwaye ari kwa muganga nyumva singaye amafoto singaye Ibrasi dore singaye amafoto umugore wawe ararwaye ari kwa muganga simbimubwiye ntapfunganye umutwe mwese mubireba umugore ari kwa muganga iki umugore ubundi tubwira azibagayitwa nawe umva se nkubwire gato umva nkubwire umbwiye ngo umugore wazagira ute iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze aho dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura igisho cy'u Rwanda bagasiga mutoro za sane mugoroba sasa amatara cyangwa wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza no kwinyanga gusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoka maze iminsi ngusaba kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki ndetse ngusaba n'inama n'inyunganizi zigiye zitandukanye ku bibazo ndi kugenda mpura nabyo umunsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe nasubiye ku gisozi nta wundi muntu ndi kwashaka ibraza ibyabaye bwashize mwarabibonye naraje bamenaho fanta bamenaho ibiki birangira mbaretse ndigendera n'uyu munsi nagarutse rero ni muri ya nzira y'umusaraba yo guhiga ibraza ndetse no mu diaspora rero aka gahanda mubona aha ngaha nakava hahandi bankubitiye cyangwa se bambwiriye nabi mvugezeyo ndababura ariko umuntu amamukuru arambwira ngo hari ahandi hantu basigaye bakunda kujya niho ngiye aha ngaha rero ni ku gisozi hano hepfo ni ku rwibutso hari ikigo cya gisirikare reka nkomeze mbahigiranye ningira amahirwe ndamubona kuko mufitiye message ikomeye cyane murabizi mwarabibonye ko madamu we ari kwa muganga kandi ni ngombwa ngo abimenye ni ngombwa ngo amenye ngo madamu we agize ute ararwaye yabyanga yabyemera rero niyo mpamvu nafashe urugendo ngafata uyu munsi ngavuga ati njyewe uyu munsi wose ndawuharira kwirirwa ngira ate kwirirwa mushaka uyu munsi wose ndawuharira kwirirwa mushaka namubona ntamubona njyewe icyo nshaka nuko ngomba kumubwira ko madamu we agize ute arwaye mwabantu mwe buriya njya nkunda kubivuga kenshi hari igihe umuntu aza yakwigizeho intama kandi ari ikirura kiyorosha uruhu rw'intama kambivuge muri ubwo buryo uriya mugore yaje yigize umuntu mwiza yigize umukozi w'Imana ngarashaka gufasha abantu abanaba finally birangira agize ute ahubwo yishakira ibraza njyewe uriya byarambabaje cyane numva binanteye agahinda ndibaza se ninde wo kwizera kuri iyi si benshi baza batwereka urukundo rugiye rutandukanye benshi bakatwereka ko turi kumwe nabo ese nimba umuntu aje avuga ati njyewe ndashaka uyu muntu kugira ngo mufashe kandi mu by'ukuri afite ibyo yishakira uwo muntu wakibaza ngo biragenda biti
ni ibintu mba nibaza byinshi bigiye bitandukanye, nawe wakibaza sibyo? Mba nibaza ese umuntu araza agira gutya bambwiye rero ati hari ahantu bakunda guparika imodoka yabo iyo bagiye gusohokera mu tubari dutandukanye twa hano ku Gisozi. Iyo parking bayimbwiye rero nanjye niyo nshaka kugira ute, niyo nshaka kwinjiramo nkabanza nka making sure neza nimba ndi bahabona, niba ndibuze kugira ute kwabona iyo parking. Ndabona ndi kuyibona rero, reka izi modoka zitabanze zambuke nje nabona nanjye kugira ute kwambuka ngaha ndebe ko nibona cameraman nyine wambukuze tujyane kabisa. Nimba ari parking nimba ari kinamba gusa ndikurebamo nkabana mw'imodoka zigiye zitandukanye. Sinzi rero ngo ndinjiramo ndimenya ngo imodoka yabo ibiparitse hehe. Reka ninjiramo ndebe ko mbabona, ninjira amahirwe ndababona ariko sinzi ngo bari hehe. Murabona ko ahanga ni hanini ndababonye, kuba amahirwe ndababonye ndagira ngo tujyanemo mburi kubona ubusura bwabo. Dore ngaba nimba bavuye mu imodoka yabo yo ndimo ndayibona ahanga. Dore nabo ndababona banje cameraman meze bite se? Muraho neza ibra, meze bite? Amakuru ni meza. Simana tutajurangira kuki utagiye basi ndagira ngo noneho tuganire uyu munsi sibyo? Nta kibazo noneho ndi bubagireho, nta mutima mubi pe. Ndabona couple yarabaye couple rwose yararyoshye. ntabwo ujurangira ntabwo ujuvamo. Couple yararyoshye imeze neza. Mutembereye se ko mbona mutagarukira hafi anga. Mbaherekeze se nanjye mungurire kuva koko. Ufite iki kibazo? Hari aho twaye tugiye. Ari ahantu mugiye. Mwanyemera se basi nkabagezaho ubutumwa nari mbafitiye. Igihe uheruka hariya ntabwo wabonye ibyabaye? Narabibonye. Nisi kuki utagiye uyu munsi ntabwo ari byo nifuza ko byongera kuba ndagusabye sibyo? Ntabwo nshaka kongera kubinjirira mu buzima. Mwese muri abantu bakuru muzi ibyo muri gukora sibyo? Siko bimeze se? Jewe ngiye kwa muganga. Ugiye kwa muganga? Yego. Sure. Gusuzumwa mfite ikibazo cyo ku mutwe. Cyo ku mutwe. Yes, bagukubise vide se mukaba. Si umujyama ashaka iki? Ase buri gihe n'ubu ngubanga dusanze umusubije kwa muganga. Niko? Umusubije kwa muganga se? Reka none sasa hari ikintu bitwaye. Wowe musigare mubivuganaho. Jewe umbabarire umama sibyo? Baherekeje kwa muganga hari icyo bitwayera? Jewe mama oro. Nyine baherekeje kwa muganga hari ikintu bitwaye. Jewe muvugane. Umva nje mbanze nkubwire baherekeje kwa muganga hari icyo bitwaye. Umva nyine nkubwire bro. Wambabarire. Umva nkubwire sibyo? Jewe uyu munsi ntago nibuze guterana amahane nawe. Jewe ngufitiye inkuru imeze gutya itari. Nimba uzi ko utamfasha. Oya, jewe se utamfasha. Ubuse kugufasha birenze uko kukubwira ngo ujye muri famille yawe. Iki ubufasha muntu ukeneye burenze. Ubufasha bwose ni paka uzana amakamera imbere y'abantu ni kuza gufasha. Kamera ntari bibana ivano nta mfite nk'ikibazo. Nibundi niho bawamuzanye mujye mu. Oya ni wowe. Umva sibura. Umva man. Umva nje nkubwire sibyo? Sister umva ngwino batakuba ngo nashenye urukundo rwanyu. Ibrazil umva nkubwire. Sibyo? Ngwino umva man. We ngwino ufa ugumane na shiri wawe. Umva nkubwire. Man umugore wawe ararwari kwa muganga. Madamu wawe ararwari kwa muganga imwe amasero. Umva nkubwire uyu mugore nje mfite. Umva nyine nkubwire man. Nje ari kubwira ngo madamu wawe ararwaye ari kwa muganga nyumva. Urumva? Bamushyize nk'amaserumu ararwaye. Ibaze rero umugore ari kwa muganga sibyo? Umwana bari nk'ufunze ngenda akora iki kindi. Bikoreye. Umugore wari kwa muganga. Nico kintu cyo narinje kubabwira. Ibrazil nyumva. Umugore wari kwa muganga. Ibrazil. Sha mwana nyumva man bro. Eki madamu we ari kwa muganga. Ari kwa muganga. Hagana he? Yararwaye ari mu bitaro. None ari kubimubwira nkabona ntashaka kunyumva. Ndekubekera iki se nkwereke n'amafoto singaha amafoto singaha amafoto singaha. Ibrazil. Dore singaha amafoto umugore wararwaye kwa muganga. Simbimubwiye ntapfunganye umutwe mwese mubireba. Umugore ari kwa muganga. Uwo mugore ubundi tubwira azibagayirwa. Nawe umva se nkubwire gato umva nkubwire.
umbwiye ngo umugore wazagira ute azabaga yifashe muri make ntacyo mufite cyo kumufasha ntiwizunguza se ntugiye nk'abantu mwe icyo nawe mfite cyo gukora ni iki ngiki nta kindi icyangombwa ni uko ubutumwa nagombaga kumuhangiza utemba umuhaye ibindi ntago bindeba akazi yako mukomeze mu musengere uriya mumama nagira amahirwe bizakunda murabona ahantu barengeye rero njye ntacyo gukora mfite ibindi bisigaye Imana yo ubwayo ireba icyo ikwiye gukorera kugira ngo abe muzima nta kindi mu musengere ndabakunda cyane